Ya bantu banjye muraho mumeze neza hano bari dufasha gusanzwe makaza neza ku Uburezi Rwanda TV. None ahangaha rero hasohotse itangazo ku ngendo z'abanyeshuri NESA ibashyira hagaragara uko abanyeshuri bazataha cyangwa se bazatangira kuva ku bigo by'amashuri bajya mu ngo zabo cyangwa se aho iwabo bajya gusura ababyeyi. Ndabibutsa neza ko baba bagiye gusura ababyeyi buriya nubwo baba bagiye mu kiruhuko igihe kinini umunyeshuri burakimara ku ishuri. Aho umuntu umara amezi angahe atatu ku ishuri akajya mu rugo ibyumweru bibiri bumvikana neza abaje gusura ababyeyi. Niyo mpamvu uvuze ngo iri tangazo rireba n'ubundi abanyeshuri, ababyeyi, abacuruzi, abashoferi, mwese mugira uruhare mu kugira ngo abanyeshuri babe bagira mu rugo, ndetse na polisi y'igihugu n'izindi nzego zigiye zibishinzwe yaba aba youth volunteers mugenda mugira uruhare mwese murarebwa n'iri tangazo kuko abanyeshuri ni abacu, ni rwo Rwanda rw'ejo turimo turareba. So muhawe ikaze rero no ku Uburezi Rwanda TV, niyo bwa mbere gize kuri YouTube channel, can like, subscribe, ufungurize tera comment, dusangiza ibitekerezo bufite ku mutima wawe ahangaha muri comment. Yasigaye tujye tubana igihe cyose. Twagiye rero NESA nk'uko yatangiye bivuga, Minisiteri y'Uburezi, itangazo ku ngendo z'abanyeshuri itariki 25 Werurwe 2026 hashingiwe ku ngengabihe y'umwaka w'amashuri wa 2025-2026 yatangajwe na Minisiteri y'Uburezi. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'Amashuri NESA kiramenyesha abanyeshuri, abayobozi n'ab'amashuri, abarezi ndetse n'ababyeyi ko abanyeshuri biga bacumbikirwa bazatangira gusubira mu miryango yabo gutangira ikiruhuko cyangwa se kuva tariki ya 31 z'ukwa gatatu 2026 kugeza ku itariki 3 z'ukwezi kwa kane 2026. Gahunda y'ingendo iteye mu buryo bukurikira hagendewe ku karere ishuri abana bigamo riherereyemo. Tariki 31 z'ukwezi kwa gatatu 2026 kuwa kabiri hazatangira gutaha akarere ka Huye, Nyamagabe, Ngororero, Nyagatare na Gatsibo. Ubwo ni mu ntara y'Amajyepfo, Iburengerazuba, Iburasirazuba ndetse n'Amajyaruguru. Tariki ya mbere z'ukwezi kwa kane hazatangira gutaha, ubwo ni kwa gatatu hazatangira gutaha abanyeshuri mu karere Ruhango, Gisagara, Nyabihu, Rubavu, Burera, Rwamagana, Kayonza, mu ntara zose hiyongeyeho umujyi wa Kigali. Nibyo Iburengerazuba, Amajyepfo, Iburasirazuba, umujyi wa Kigali, nta majyaruguru arimo munyihanganire. Noneho tariki 2 z'ukwezi kwa kane azaba ari kuwa kane i Nyarugenge, Gasabo, Kicukiro, Nyanza, Kamonyi, Rulindo na Gakenke. Ubwo ni mu ntara y'Iburasirazuba, Amajyaruguru, Uburengerazuba ndetse n'Amajyepfo. Ku itariki 3 z'ukwezi kwa kane azaba ari kuwa gatanu azataha Muhanga, Nyaruguru, Rusizi, Nyamasheke, Bugesera na Gicumbi. Ubwo ni mu ntara y'Amajyepfo, Iburengerazuba, Burasirazuba n'Amajyaruguru. Icyitonderwa, amashuri arasabwa kubahiriza gahunda y'ingendo uko iteganyijwe bohereza abana hakiri kare. Abanyeshuri basabwa gutaha bambaye umwambaro w'ishuri, ari ubwo ni uniform. Bya bindi abantu mucanga umunyeshuri gasanga arataha abonye acitse ku ishuri agahita avuga ati reka ntabwo nshaka gutaha nambaye uniform. Byo ngibyo rwose wapi, ntabwo ari byo. Barabibuza hano rwose. Ababyeyi baributswa guha abana babo amafaranga y'urugendo, ariyo ticket. Abashinzwe uburezi mu turere no mu mirenge barasabwa gukurikirana iki gikorwa, bibutsa amashuri kubahiriza gahunda y'ingendo. Abanyeshuri bahagurukira i Kigali n'abandi bahanyura berekeza mu zindi ntara bazafatira imodoka kuri Kigali Press Stadium i Nyamirambo. Nyuma ya saa 9 z'amanywa stade izajya iba ifunze. Nta munyeshuri wemerewe kuza
inyuma y'iyo saha. Murakoze, Imana ibarinde. N'itangazo NESA yari bafite. Nkwibutsa ngo sangiza inshuti zawe, ababyeyi, abarezi, ababuzi bose bafite abahurira n'uburezi cyangwa se barebwa n'itangazo. Ufite umwana wese wiga aba mu kigo, iri tangazo ugomba guhita urimugezaho byihuta cyane, agahita amenya amakuru nk'aya ngaya. Kuba ari abandi bataratanga tike cyangwa se yibaza ngo umwana wazataha ryari, niba amaze kumva umwana wayiga cyangwa wamaze kumva igihe azakugeraho cyangwa azatahira. So nabwira ngo rero bye bye mwe twabanye, Imana ibarinde, God bless you. Kanda subscribe, like na share kuri Uburezi Rwanda TV. Uburezi, akazi na technology byose ni ibyawe.